ndavuze ngo yuko Imana ishobora guhindura ibyanze guhinduka. Washyanuwe ubona twe twiyanze. Nawe washyanuwe ntumenye uri kunyumva neza. Ngino hano banzuze hano vayo niko urabeshya umugambi we nawe umenye uko mfungisha urumva urabeshya ugenge wowe Bubulem Ngirana kimana kiziruga Nazigimbe butaye kwekura hikisuzugurira Nazigimbe bukimani bura barishya bakaruhuka bakava mu mahoro Yarirahiye Imana yarirahiye Yaweko icyubahiro cyayo itazagiye undi kandi nizemera ko izina ryayo ritukana yarirahiye Imana yarirahiye yavuze ko icyubahiro cyayo itazagiye undi kandi
ndemera ko izina ryawe ritukamo. Uzajya woza fata agatambaro akabona tubikora noneho uze uhanagure neza igikombe ugipangemo hano ari amatasi ukabyumva ukajya ukaza mu kigo gakomeye kugira ngo nukurura cyane bitataza kurutuka byumva noneho uhanagura amasahani nayo uyashyire ku yandi ujyanishije n'isahani isa n'iyindi sibyo twongeye kubaha ikaze inshuti bakunzi ba televiziyo yacu. Aha turi ni mu mugi wa Budembe, aho tugiye kubaza mu baturage ku bibazo bitandukanye, cyane cyane twibanze ku kibazo cya COVID-19 ihangayikishije igihugu cyacu kandi ihangayikishije n'isi muri rusange. Hano ku ruhande ndahabona umusore, twamubaza buryo ki bimeze ku bijyanye no kwirinda COVID-19. Ese abaturage barimo barabyumva bate? Ese urabona ngamba zihari ari izihe? Bimeze bite? Murakoze cyane. Mu by'ukuri haracyagaragaramo intege nkeya mu kwirinda iki cyorezo. Urabona ko hari abantu benshi batari bafata indwara ngo bayigire iyabo, ntabwo aribo bari gufata iya mbere mu by'ukuri mu kuyirinda. Uracyabona aho abantu bagikorera ku jisho, umuntu yambara neza agapfukamunwa uko ageze hari inzego zishinzwe kuko zabimubaza cyangwa zamukurikirana. Uracyabona abantu bakaraba uko bageze ku magare cyangwa ahantu hahurira abantu benshi. Mu by'ukuri mbonamo ko hari abantu batari bafata iki cyorezo ngo bakigire icyabo, babone ko aribo ba mbere bo kwirinda. Ukabona iyo mpamvu bisa naho abantu barimo bakorera ijisho. Yego, birasa naho barimo gukorera ijisho ndetse twaraburanye neza neza ko uribuka twakoze ukuntu byagenze cyagiye wa munsi. impamvu ya kabiri mbona nabisatse cyo koze umuco w'abantu babasanganywe. ubona ko amabwiriza yo kwirinda iki cyorezo nayo ndi kwireba televiziyo gusa tu ingamba zayo zo kutaramuka zo kudakorana bisa n'ibitandukanye cyane n'umuco wacu, aho abantu akose wagira rero umva najya herandisha umunsi nta gahunda nini. Ibyo bintu rero ntabwo umuntu aka kanya yahita byumva n'umushaka kumarinya se bisa nabyo nishobora gutwara umwanya. Ni ubuhe butumwa wahereza abaturage barimo batwumva? Ubutumwa naha buri munyarwanda wese ni ukumenya yuko umutungo wa mbere w'igihugu ni umuturage. Iyo umuturage afite imibereho myiza n'igihugu kibaho neza. Nkumva buri wese agakwiye gufata iki cyorezo nk'ikintu cye, buri wese akumva ko ari we wa mbere wo gufata iya mbere, akirinda izo ngamba akazubahiriza. Hanyuma andi mabwiriza yose ukamenya ko aza nyuma yuko we wayarinze. Mbese ndinda urinde n'abandi, iyo wirinze urarinda n'abandi. Numva buri wese agakwiye kubigira ibye kuruta undi wese. Urakoze cyane. Urakoze na uretse gato cyane ndabona tudaje yirakaje turi bwongere. Reka mbanze n'ubibye ndabona ntazi, ndabona isura yahindutse. Sawa. Akose dudu bite byawe ko mbona uje wirakaje ujugunya amasakoshi ahantu hose. Uracyahangayikiye Maribori? Ariko disi gusa cyo koze yirakaje usa nabi pe, nushaka ubireke. Ikiraho kesi nshobora kumenya ko ubundi n'iki mwapfuye, ariko kesi
Akose dudu uracyambaza igicucu cy'umukobwa koko mu by'ukuri nawe wize none se waba baramubyaye ngo tumurere igicucu injiji nyihe pase nirangiza yange kandi aririmo agatubuze wiyinyibutsa aho gutanzamurira umujinya n'ibintu yankoze nindangiza ngo ngire ngo ndamubajije narangiza mpangare ngekeze ariko kese nawe ukibitangira byagiye biza gahoro gahoro ikindi kandi warahubutse kuko twari kumukuramo menshi ubu niriwe nzenguruka ahantu hose mushakisha namubuze gusa ndamuhangayikiye pe siko maze guhinduka nabi pepe ngewe usigaye unancanga naho nayobe usigaye uriwe umukobwa ungana kuriya uramuhangayikira nta n'isoni hoya umuretse abanza sogongere kuri Kigali urumva bamurongorera ubuntu abanze yumve ese bibwiye ko abakobwa bose ari ibirumbo nkawe kirumbo nawe wandaya nyako ntagaseke mama ariko rero tuvuge ibintu dusubire ibindi dudu nakuri chance ke numva uburyaryate mu myanya ndangabitsina manza none abagabo baranyanduje umutezi tuki ukaba ukicaye utarajya kwa muganga ndujya kwa muganga ngewe nzajya rwose Bitebye wa mugabo we kuri hano ko tubona umeze nk'uwaraye ku rubaraza rw'abantu wanyiriho databuja kakwiriye wari uvuye nari mvuye mu cyaro nje gushakisha umukobwa ese uwo mukobwa witwa Maribori wamwita nde witwa Maribori ufite nomero ye hoya ntawe mfite ariko ese iyi foto niyo umukobwa waje gushaka mwaba mumuzi se nta uramuzi hano wowe none se ubwo iyo megafone yo ufite iramarike iyi niyo bankoresha mu bukangurambaga mu bukangurambaga sikangurira abandi hano mu mudugudu ko tutakuzi ukangurira abantu buriye nyine urabyumva ko buba bwanyuriyeho umugabo si igisambo wa Hoya ntabwo none byahaguruka ntabwo nditsa umva burese mbazubana ababyeyi